Okay, aya basi ni episode ya nyuma finali 32 tugiye kureba, ndetse ni Genius nk'ibisanzwe Bad News Entertainment nigiye kubagezaho nk'ibisanzwe mw'abantu mwe. Iyi filime ndayishoje, nyishoje ku mugaragaro, hatazagira uwongera kumbwira ngo filime ngo je t'aime bien aussi ngo all I want for love is you. Ndabiyamye bwa mbere n'ubwa nyuma filime ndayirangije, nyaza yirongera kuyimbaza, urumva neza. Je t'aime bien aussi filime yacu, ndetse duheruka mugenzi uwo mukobwa agiye gusobanurira umwana aho Chenge yagiye. Sinzi ngo Chenge yagiye he, niba Chenge yarakize, niba yaraje kwitaba Busizori ntago mbizi, n'ubu sindabimenya. Reka dutangire icyatuzanye cyaduhurije hamwe. Aya basi, aya we go. Ndetse duheruka uwitwa Zuwani nawe yaragiye muri Amerika, birangira agiye muri Afrika, afite yo projet muri Afrika ni wacu. Filime mugenzi iragana kwiherezo kwisozero ryayo. Wenye niyo nagafashemo bamubizi yuko nta gucikwa, iyo ucitswe uhomba byinshi. Buriya filime yanjye bari nk'urukingo. Weya urebye filime yanjye byakugora kugira ngo ubowe, mbese wumve udatekanye utameze neza. Nanone umugongo ubwo mushatse kuma support, mwajya kuri Instagram kandikamo Genius agasobanuye official, mugafollowinga ikirangirire mwenyewe. Cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp yanjye 078 669 16 nari nyibagiwe wowe. Babanze nsome ku amazi y'abasoda. Amazi y'abasoda, amazi yapfa kuyanywa amazi. Ngiyo filime dore ngiyo murabimenyereye murabizi. Episode 32. Yewe kubera ko ndwaye niyo mpamvu nyine biri gutuma unyitaho ukamfata neza. Nyako nyine no gukura. Erega birashoboka ko wakura. Gusa ntuhangayike nubwo urwaye, hari umuntu nzi wigeze kurwara aremba ari muri situation iruti yawe. None ameze gute kano kanya? Nibuke ni Chenga avuga ari yarapfuye. Oya ari araho. Yuva umuntu useka umwana ari kubaza yarapfuye yitabye Busizori. Oya ari yuva umuntu useka inyuma, useka araseka nka Chenge. He's still alive, aracyari muzima. Kumbe Chenge aracyari muzima. Kananga wacu dore nguyu hakunino, ndetse yabaye muzima ni Mutaraga, arimo aragaburira abaganga yaje gufasha mugenzi ziyawo. Yewe ndabibona uracyari inkubaganyi. Ese ko bari ukomeje kuza hano wizereye imijya hano ku ivuriro. Erega no kururi mwiza. Ngaho foromba naje gukora iki? Banaje kureba wowe rega. Erega imitima yacu ihurije hamwe. Iracomekanye. Ngaho nawe ngwino urigeho wumve. Wenda wasanga ugiye kwishima ngakirarya kamwe wumve. Yewe chief ari marana gushaka rega, ufitanye inama. Anshaka nanone. Haze kuki umugenga ahora nshaka mu ivuriro ngo tuganire. Ibuke chief Zu ni wa undi bofre w'uyu nguyu. Baratse gatohe ntacyo, reka nze njye mu nama njye guhura nawe nta kibazo. Gusa wibuke kurya. Yewe urye byinshi ziyawo. Yewe njye ukuntu mbyumva rero, zina ry'Imana n'umwana mwiza, ni umuhanga, ariko mbega umusore w'igitangaza. Ziyawo ubuse ntumukunda se? Ntago namukunda uramusenze. Rega numvishe ngo Chenge ngo yize muri Nando Medical University. Ziyawe nawe harya soho wizera mwariganye? Ntago uriya mugenga muzi, aramwihakana. Ntago bishoboka. Ariko buri gihe icyo nshaka kuvuga ni wenda wabona yarahize imyaka nk'itanu, ngewe yarahavuye nk'imyaka 5 nge ntarahaza, mbese yarize mbere ye. Aramwihakana kandi baraziranye, agenda kimuturuka inyuma.
do kiramukanga ye 干嘛呀？ asuri mu biki 你一天到晚没事老来我们县外， heza muri kubera iki waje hano kwivura waje gukora 让 iki 别人知道我认识你。 sinabubwiye ko nakeneye yuko uzagaruka hano kuntesha umutwe ariko ziyawo 大惊小怪的干嘛呀？ kubera iki uhora nyine undwanya utanyitaho 认识你不挺正常的吗？ erega ngiye naje hano hafi amezi abiri yose arashize nza kukureba 说让你恢复了以后， none se mushiki 留 wawe 学嘛。 ko yagiye hanze arabizi ko wakize 回来找你 yaragarutse 承诺啊！ hoya nyine rega humura azamera neza kuko narabimusezeranyije ko nta kibazo nzagira 哎，不好意思， ariko buretse gato 这个好像是你 ndibutse nanjye na Zuwani wadusezeranije yuko 去找左岸， uzahora uri hafi yanjye 我也没有办法。 ariko nanjye nyine nta mahitamo nari mfite gusigarana nawe 他可能 ego uriya mugenga ajya muri Amerika n'ubundi 找你， yarambwiye ngo nzagukomeze ngucunge nkurinde kandi 你 narabyemeye 们俩这是把我当皮球。 erega n'ubundi mwembi muri kumfata nk'agapira nyine munkiniraho 左岸了呀， yewe bisa naho umaze kuba inshuti na Zuwani 他智商高， erega uriya mugenga ni umunyabwenge ntago namurwanya ngo muneshe 既然他 ariko kuva nyine yaransezeranije 不妨试试看。 nanjye nzakomeza musezeranye ko nzakurinda nkwiteho karaseka acenge ni urugoryi 说说你想怎么个治？ ahita amuhamagara ngaho mbwira kumbe yari yamuhamagaye 偷听别人讲话有意思吗？ yewe waragiye kugenda utanadusezeye nari mbizi ko ziyawe 后 azakwitaho 半夜吧， yewe ndabizi ubu ngubu aho ngaho iwanyu ni nijoro ese ko wasinziriye utinzera 还不知道学长你在医院的风， oya humura nta kibazo yewe nyine nakoza amanywa uyu munsi ngomba kuruhuka naryamye kare 就想把我们家小淼拐走了。 就是 nyine nabonye nanashonje nta twa snacks two kurya mu rugo 哎，我说你们俩别激我啊！ wowe reka nivuganire na Zuwani wewe wintesha umutwe 放马过来，小学弟我见招拆招， yewe ngiye kujya mbara aho unyuze hose nakubeshye 我承认 nzakuvuna amaguru ningaruka nsanga waranyinjiriye 彻底， yewe humura nuza nyine uzahomba uzasanga ntacyo nakoze ariko nyine aba ari 不 imikino 知道顾小满的心。 erega buri muntu wese arabizi ko ziyawe agukunda aragukunda cyane 左， Zuwani 回来吧。 ariko ugira ugaruke rwose utahe byihuse kandi wicunge 小满， ntacyo humura ninzi ibyo nzakora nzakuvuna amaguru ariko ndi muri Afurika hari proje nagiyemo vuba ndagaruka mu Bushinwa uravugisha ukuri 好了， ni ukuri ni byiza uzaze yagiye muri Afurika 他去非洲干嘛？ yagiye gukora iki muri Afurika sasa hakunino kananga nitwa Nzanga 看病呢，先 uyu we azi ko abantu bose bamuzi yewe uzajya kwiyandikisha nyine wiyaregisitira amazina yawe kugira ngo ivuriro rijye riba rikuzi 门诊了，这里是住院部。 we azi ko abantu bose bamuzi yaje kuri rya vuriro ziyawo akoraho gikuramo rinete herega nitwa Nzanga ntago wambonye ntago wamenye 吗？ naba nkuzi se 哎，不好意思啊，我们 yewe 我 wihangane 们来找顾小。 twari tuje gushaka umudokiteri witwa Ziyawo Ziyawo kumbe hakurya hita baherukana kera mugenzi baherukana kera byishimo ni byose na Kayola 我要吧。 nanjye mpobera mpobera 想得美。 banza ubisabe nk'ubyifuza nyine winginga 展月， Nzanga 忘记我吃醋的后果。 ese wibagiwe ingaruka zo gufuha urumva ntari bugufuhire nibaguhobera 的吧， oya nyine nasabaga mpobera agahobero kamwe ni agahobero 可再哄我一次， ndagira ngo ugire inama ntuzongere kusaba undi mukobwa kuguhobera n'abantu barimo barareba ngaho nyinginga inginga baguhobera sawa 让各位 yewe mwahindukiye hirya gato kinginge batareba gisaba imbabazi 需要我也回避。 gusa uyu mugingo ubundi ko umuntu amwima guhobera 我就想让你 oya reka turebe uburyo kiri buze gusaba imbabazi turebe niba nyine gusa nta matsiko ufite gira vuba usaba imbabazi baguhobere 我们 umva igihano mbabarira sheri ni ukuri kw'Imana ndakwinginze mwari mwiza rukundo gikundiro wowe waremwe n'Imana Imana iravuga irakurema igira gutya igutaka amasaro n'amashaza izina ry'Imana mwakoze kunyakira wallahi wakibaro ndagukunda urabizi baragiseka wese yawo ntuyese beshya ngo ugire umuntu bibwira yuko nasabye imbabazi gutya nk'ikimara 我为什么？ ntabyo nzavuga 为我刚才没有。 izina ry'Imana nzabyicuza ninabivuga karaseka nzakwica n'ibibeshya ukabivuga 哎呦我的天！ gasabye imbabazi kinginga nikanzanga 我笑了。对了， sawa 你们怎么又突然？ ese kubera iki mwembi mwaje muje bitunguranye 今 mutanteguje 天是咱们学校50周 erega 年， n'ubundi twagira ngo kuko vuba ishuri twizeho hari rizagira anniversaire y'imyaka 50 rimaze rishinzwe twifuza ngo tugwe ka invitation byo uzaze nkawe nk'umushyitsi bari bamuzaniye invitation mugenzi bamutumire 天哪， tariki 23 z'ukwa munani 忙了，我都忘记马上就要校庆了。 知道你忙， yewe maze iminsi ndi biza ariko sinzi yuko nzahaboneka 我昨天 uzagerageza uze urumva
我知道他们两个人 ndabizi nyine ubu ngubu wenda murenda no gufungura restaurant nyine nk'abantu bakundana mujye mucuruza 合适了。 对啊， mucuruza icyo kunywa n'icyo kurya 咱们当时这些同学好像都 erega muri icyo kirori n'ubundi hazaba hari abanyeshuri bose twiganye bizaba ari 笨 byiza 都回来了，我们约了晚上在他们店 muri iyo celebration y'ishuri ryacu hazabaho no gufungura restaurant yacu 会呀、 bivuze ngo noneho mwegeranyije n'abanyeshuri bose kugira ngo tuzahure abo twiganye 大 yego 家呀， erega n'ubundi turakumburanye ese ubuzuwani ntibyaba byiza basi nawe aje 报名参加了一个 yewe ari muri afurika yagiye muri proje y'ibintu bijyanye n'iby'imiti kandi azamara y'amezi nk'atatu 一周， muri afurika yajyanye nande 算你了， yajyanye na aningi 不需 yego 要。 ariko se 没 ziyawe 事儿吧？ ubu ba wumva utuje ubu ntabwo uhangayitse kubera iki se mpangayika 左岸谁也拆散不了。 erega zuwani yatandukanye na aningi 也没人能拆散我们。 德行。 se nka twabona tuzatanara 潇洒的可以啊。 yewe ndabona mumeranye neza ukuntu murimo muraniryagagura imbere y'abantu ko yagatashye nimugoroba mwibuke amashuri yararangiye bari basigaye bafite akazi uyu yari asigaye akora mu ivuriro 亲爱的，我钻被窝啦。 sheri ngiye kuryama ngeze mu 怎 buriri 样啊？ rero muri afurika mumeze mute yamwohereza ka voice note hari aho aribaza 在忙吗？ ariko se uba ari bize ko atansubiza ni ibikira yenze sheri ntago amusubiza 我明天又要早起， ejo nzabyuka hakiri kare 那我先睡。 rero mfite kuryama nanone hakiri kare 看见信息。 nubona message yanjye uze kunsubiza ubu nuba urangije akazi 安，按工资。 ugire ijoro ryiza gikomangoma zuwani arohiza ka voice note sheri mutima ntago asubiza azimya agatara byatinze icyo gitondo agiye ku kazi mu gitondo arebye abona message voice note yohereje ntago umusore asubiza arahamagara numéro composé et presque qui fait son urumva yanga gucamo左， ngweza ka voice note 你 zuwani 关机了。 yaza kuki wakuyeho telefone yawe hari icyabaye 看见信息，快点给我回个电话好吗？ nubona iyi message uze kumpamagara Ya. kuko ndaguhangayikiye numva ntatuje umukunzi ntago ari gusubiza kurikira filime umukunzi yagiye ajyanye na aningi sasa ageze hakuno ibitekerezo biba byinshi biramucanga ntago sheri akitaba telefone araho telefone Hey. fata yirukanka Nashamba. kumbe ntago yari we 有什么事儿？ atangiye kujya yikanga telefone cenga vayo mwana w'umukobwa byamucanze ntago zuwani ari kumwitaba ntamusubiza message 哟， zuyawo 会长， yewe Wangena. urahuze kumbe disi wari kure mu bitekerezo yabuze umukunzi byagenze 怎 bite 么这么难看？ ko mbona usa n'uhangayitse 生病了呀？ urarwaye 是这样， shenge yanga 还没有心情跟你闹。 uyu munsi numva nta mikino mfite kugirana nawe uyu munsi 是不是 byagenze bite 去你了？ none se iyi Iyo ubu- muganga yongeye gutesha umutwe Wibaza. mbwira niba yongeye kugutesha umutwe Gusa. uwo muginga njye kumukora mu jisho muhe isomo oya ararengana 主人没关系。 oya ntacyo bimurebaho nta kibazo afite none byagenze gute 哎呀， cenge 我联系不上左岸了， zuwani ntago turi gukontaktana ntago tuvugana ngo bikunde 也没有给我打电话。 haciye n'iminsi atamvugisha ntaheruka kumpamagara arebye umukobwa we ukabona ntiyorohewe arakomerewe yabuze umukunzi karababaye kabuze umukunzi ziyawo 你联系左岸他妈妈。 wigeze uvugana na nyina wa 他 zuwani 说我 oya ntago turavugana 我上次听你说， numvise imvuga ivuga 这个事 ngo 儿是他妈妈一手安排的。 nyina w'umubyeyi wenda yakwaranje ibintu byose akabishyira ku murongo ariko ntiyayoberwa umwana w'ahantu ari 要联系 nta nubwo natinyuka kumwandikira cyangwa kumuhamagara kuki ufite ubwoba 准儿媳妇儿， wowe muhamagara uri mu kazana we 你敢给周教授打电话吗？ none wowe watinyuka kumuhamagara wowe watinyuka guhamagara zuwani ntamuhamagara nyine 你要不打一个试试？ gerageza basuhamagare nyina wa 不 zuwani 敢， gusa ubu urumva nabitinyuka 我也没。 uretse ko nta na nimero ye ngira 瞧你那点出息。行了，这件 uri ikinyabwoba 我负责联系他。 cyabasiri wenda ndashaka nimero z'iwabo cyangwa azenze kumuguhamagarira 是这样， shenge we shenge agiye kumurwanaho umugenzi shaka ukuntu yamuhamagarira ntibyoroshye ntago yorohewe shana gukomeza guhamagara telefone ntago bikunda ntago bicamo yabuze umukunzi mugenzi mw'abantu mwe kubura umukunzi jewe ni nko kubura umusobanuzi genius ndabizi mwahangayika urumva
ndabizi ntimwarya ntimwaryama 左岸， abana muri n'abagome mwanaryama mwuka apfa mwe ati Zuwani wagiye he mwihangane jewe mvuga nihuta kugira ngo amagambo atanshikage nta gihe uzumva ijambo rincitse jewe reka nimvuga n'ubusa nzabuvuga batari kuvuga araho hari uwakomanze araho akibaza Zuwani ari hari uwakomanze akinguye agize gutya kubita amaso ni Chenge na Aningi. Aningi ntago atuje mu maso kurikira filime arebye gutya yikanga. Aningi yajyanye na Zuwani bajyanye muri Amerika, twumva yuko Zuwani yagiye muri Afrika kurikira filime. Sasa Aningi yagarutse ryari azanye na Chenge. Dore sasa filime ngo iraryoha. Aningi afite amarira mu maso. Ziyao hano Aningi atangira kubaganirira. Munsi ba mugenzi bari muri Amerika bararaga mu byumba bitandukanye ko byegeranye. Zuwani Aningi yewe ntiwongere nyine kubitekereza yuko tuzaba turi kumwe. Mfite kugenda muri projet ikurikira yo muri Afrika, kandi wihangane kuba nkubwiye yuko nyine nge nawe bidakunda. Nta kundi nyine kuba na prino no kuno nibyo wasabye nawe ngo kuba wajya muri Afrika bidakunze ubyihanganire ngiye nyine. Mugenzi barabasabye bose ngo bajyane muri Amerika, ariko byarangiye application y'uyu mukobwa idakunze. Nyine wihangane ubwo nawe uzajya muri projet ikurikira yo muri Afrika. None basi se nzategereza amezi 3 ndebe yuko bikunda nzagusangeyo. Ari gupakira agiye kujya muri Afrika no munsi yagiriyeho muri Afrika. Ni Aningi uri kubaganirira. Kurikira filime witonze. Aningi ntuzongere kubitekereza. Namaze kubwira kuva na mbere ntago nge nawe twakundana ngo bikunde. Oya ariko se nyine sinakubwira ngo uzamfate nka mushiki wanjye nka mushiki wawe, nyine nanjye ngufate nk'umuvandimwe wanjye dukundana. Urabizi tumaze hafi umwaka muri Amerika, twamaranye igihe wenda nzi yuko bizagenda neza tukageraho nyine ukanyiyumvamo, ariko nyine urukundo rurikunda. Urukundo ni selfish. Ariko mbona nyine isaha ku isaha uko nkwiyegereza ntibikunda, turatandukanye tumeze nka hagati yanjye nawe harimo yose ya Pacifica. Ariko nyine ndabizi ko Ziyawa gukunda kandi azahora hafi yawe. Ndetse nyine yatwitambitse hagati ubuzima bwanjye nawe bwose, ndabizi ko bitazakunda. Naje kuvumbura ko wenda uzansiga ukanagenda burundu. None uyu munsi ko kuragiye, cyangwa niyo butabona uyu munsi wenda n'undi munsi wari buzansige, wihangane. Oya ubu ngubu nta kibazo nyine ngifite, urumva ibintu by'inkunda ntibishoboka. Mwihangane gato, nta nakubeshya aka kanya kubera agahinda mfite ntago niteguye kuba naha urukundo rwanyu umugisha wowe na Ziyawo. Ariko nzi neza yuko uzabaho wishimye unezerewe. Ari nk'umunyarwanda yagutuka ngo urakapfura kapfusha uranyanze Zuwani. Reka basi nguhobere rimwe wenda nyine nk'abavandimwe, nyine nk'uko waba uri guhobera mushiki wawe nanjye uri guhobera musaza wanjye. Nibyo Aningi ari kubaganirira umunsi wa nyuma mugenzi basezeranaho. Amurekuye biranga aramugundira. Aningi wirira kandi usigare umeze neza. Nyine nzazana na Ziyawo kugira ngo tuze tugusure. Oya nta mpamvu, uzaze wenyine cyangwa subireke. Gaho ndagiye sawa. Mugenzi kageze igihe kariyakira kumve yuko nyine bidakunda. Ati nyuma y'iminsi 3 kurikira filime. Ati nyuma y'iminsi 3 nakiriye telefone ivuye muri school security department yaho yari yaragiye. Wumve sasa inkuru ari kubaganirira. Bambwira ngo indege Zuwani yari yagiyeyo yakoze impanuka mu gihe yarimo iramanuka ku butaka. Kurikira filime sasa. Yakoze impanuka indege yari yagiye magiye muri Afrika. Uyu nguyu mutima uramurya. Ndetse ngo we n'abandi bari bajyanye byaragoranye kugira ngo wenda babe barokoka. Karabaye. Ngo bose nabo bari bajyanye wumve. Ati anti cyangwa anti nyine, ubwo anti nyine ni anti nyine ni anti. Mbozo ko bamwita anti su, ubwo ni nyina wa Ziyawo. Wa Zuwani mwihangane ni nyina wa Zuwani. Ndagira ngo ari nkuri tabacika mw'abantu mwe.
mu minsi ibiri ishize nyina wa Zuwani na Uncle Zu nibwo baje muri Amerika, baje kugira ngo bategure ikiriyo urumva cyamakuru bumvise kurikira filime. Ngwiki ibyo nibice uri kuvuga kobwa yikanzemo byaramurenze kiye kiriyo habaye iki cyabaye kuri Zuwani, dore ngo ubwo waburamwica. Aningire ka nkugira inama ndakuburira ko niwongera kuvuga ubusa si yawo iwe yanze kubyumva, ubyizere cyangwa ntubyizere. Zuwani yaciyeho, yarapfuye, karabaye yarapfuye. Nawe wumva amagambo akomeye aryana. Whether you believe me, you believe it or not, ubyize cyangwa ntubyizere, Zuwani has passed away. Yaciyeho, uri kubeshya. You are lying. Ni inkuru uhimbye kugira ngo ntware Zuwani. Wihimbiye inkuru urazo yinturaho. Ntago nigeze nkeka yuko wamera gutyo wa umuntu nkawe. Ntago bishoboka ko Zuwani yagenda, Zuwani yitabye Imana. Iyi nkuru yashenguye umutima w'umwana w'umukobwa, uri kubeshya. Urabeshya urumubeshya. Karabaye. Zuwani tuza. Ziyawo tuza shyira umutima hamwe. Nanjye namaze kubibwirwa na Professor Zu, nyina wa Zuwani. This is real. Ibi ni ibyanyabyo. Mwembi murimo murabeshya, muri kunkina imikino. Mwembi muri kubeshya murababeshya. Ziyawo ntago bishoboka. Karabaye. Zuwani ntago yakutaba Imana bimeze gutya buno buryo. Gute yagenda ntago bibaho. Yambwiye yuko azagaruka, akagaruka ari muzima. Yahoraga arinda isezerano rye kandi azagaruka, ndabizi. Nawe wumve karabaye. Disi umwana ndabizi azagaruka. He will come back. Azagaruka ndabizi. Dore agahinda. Basi watuje. Cyacenge cyatangiye kurira. Basi watuje. Kubyakira mugenzi byaramugoye, byaramuvunnye. Musohoke. Get out. Ndavuze ntimwembi musohoke mu nzu yanjye. Ariko ntago mwumva. Musohoke ntimuzanagaruke. Ndetse Zuwani ndabizi azagaruka, nzamutegereza. Mwembi musohoke. Basi watuje, washyize umutima hamwe, ndakwinginze. Yarabasaranye. Kubyakira byamuvunnye. Basi urabyumva gute ngumanye nawe nkakurinda nkakwitaho, wenda ukumva yuko basutekanye. Ndabizi yuko bikubiri bikugore kubyumva, ariko uku ni ukuri. This is the truth. Ntago nabyizera, sinshobora kubyizera na gato. Ntago ukari ukuri. Munde kure namwe. Ntago gikeneye kumva ibyo bavuga. Kubyakira byaramugoye, byaramuvunnye. Kumva ngo wakunze, wabayeho igihe cyose wirukanka inyuma, ndetse nawe akagukunda ku munota wa nyuma, ngo yitabye Imana kweri. Yaje kwihebaza, kwigunga ari wenyine. Yaje kwigunga. Mw'abantu mw'urukundo si ikintu. Uri urukundo ruraryoheye ufite ukunda nawe agukunda, ariko iyo agiye gato mw'abantu mwe wanakwiyahura. Disi papa kadogo muzehe yararebye abona umwana w'agahinda arimo, nta kindi yakora. Nanjye hano narira. Uzi kumva umuntu wanjye ngo yagiye. Ibindi byatinze mugenzi. Aho yajyaga atembera hose ari kumwe n'umukunzi, ari kumwe n'uwo yihebeye, yatangiye kuhagenda ari wenyine n'amaguru. Ibitekerezo ni byose, kwiheba ni kose. Mu nzira agenda arumva yacitse intege. Sasa ageze anatangira kwibuka umunsi wa mbere. Ibi twarabibonye muri episode ya mbere uko bahuye, uko yamuciriye ipantaro. Byose twarabibonye. Umunsi bahuriyeho bwa mbere yamuciriye ipantaro, ni wo munsi bamenyaniyeho wa mbere na mbere. None disi uwo yakunze, uwo bamaze igihe kinini bakundana bigoranye, hitambikamo byinshi, niwe yakiriye amakuru ye yuko yitabye Imana. Ndetse uyu ni Genius uvuga mw'abantu mwe, nanjye agahinda kanyishe no kwivuga ndumva birimo birangora. Ndumva narira. Yeze hano disi mu kigo aho yigaga,
aho biganaga. Aho mugenzi bamaze igihe kinini biga ndetse akanya bakaba bararangije kwiga. Ahageze asanga Disi atangira kwibuka amashusho y'umusore